Bamwe bati ibyahishuwe birasohoye, abandi bati ni ikoranabuhanga rigiye kuza gufasha igihugu gutera imbere kwihutisha serivisi z'imari. Iyo nayine ni CBDC, Central Bank Digital Currency, amafaranga y'ikoranabuhanga Leta y'u Rwanda yatangaje ko igiye gutangira gukoresha. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, tugiye kurebera hamwe niba CBDC cyangwa se Digital Currency BNR yatangaje ko igiye gutangira kugikoreshwa mu Rwanda, yaba koko ari ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa se ibyahanuye biri gusohora, cyangwa se ari iterambere rije gufasha mu bukungu kugira ngo igihugu cyihute mu iterambere. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeje kuvugisha abantu benshi, CBDC na cryptocurrency. Benshi ntago babisobanukiwe. Hari ababifata nk'ikimenyetso cy'inyamaswa, abandi bakabihuza n'ibyahishuwe mu byanditswe byera. Ariko turareba niba koko ariko bimeze, cyangwa niba hari ukundi twabisobanukirwa, twirinda ubwoba butari ngombwa, ahubwo twubakiraho ubwenge n'ukwizera. Mu gice cya mbere tugiye kurebera hamwe ngo ese CBDC na cryptocurrency ni ibiki? Ibi ni ibiki byaba biteye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? CBDC, ifaranga rikorwa na banki nkuru, mu magambo arambuye ryitwa Central Bank Digital Currency, CBDC. Rikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa digitale, ariko rigenwa kandi rigenzurwa n'inzego zemewe za leta. Cryptocurrency yo ni ifaranga rikorwa n'abantu cyangwa se za systeme zigenga cyangwa se amasosiyete. Rikoreshwa mu bucuruzi ariko ntirigenzurwa na leta n'imwe, nta guverinoma irigenzura. Ibi ni ikoranabuhanga rishya, kandi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, si ibintu byose bishya bigomba gutuma dutinya, ahubwo tugomba kubisuzuma twitonze. Ubusobanuro burambuye kuri CBDC na cryptocurrency. CBDC, Central Bank Digital Currency, ifaranga rya digital rya banki nkuru. Riba ari ifaranga riri digitale cyangwa ryo mu ikoranabuhanga rya banki nkuru y'igihugu runaka. Rifite aho rihuriye na digital na cryptocurrency, ariko ntago ari bimwe 100%, nubwo byakora bimwe. CBDC ni ifaranga rigezweho, rikorwa kandi rigenzurwa na banki nkuru y'igihugu, rishobora gukoreshwa n'ifaranga ry'igihugu riri muri forme ya digitale, riri mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho gucapa inoti n'amafaranga akoreshwa na cash. Iryo faranga riguma mu ikoranabuhanga. Ushobora kwibaza ngo ese iri faranga rigira ibirango, rigira amazina, riba riteye gute ku buryo umuntu abona koko ko ari irindi faranga rije ritandukanye se wenda na mobile money? Yego, iri faranga rifite izina runaka. Urugero nko muri Nigeria bafite iryitwa e-naira, mu Bushinwa bafite iryitwa ECNY. Naho muri Canada naho baracyari mwigerageza yuko bazakoresha iryitwa Jesper. Naho mu Rwanda naho nk'uko byatangajwe, CBDC bafite CBDC, Central Bank Digital Currency, izaba yihariye ifite n'izina runaka. Ikoreshwa nka mobile money, nk'uko umuntu akoreza amafaranga ukishyura, ukagura ibintu, ukayakira, ukabona ko yaje. Cyangwa se ishobora no kuba ryajya muri application, ariko iyo application yakozwe na banki nkuru. Riboneka ku buryo bwemewe, rigenzurwa na leta. CBDC ifite agaciro kajyanye n'amafaranga iyo leta ibikoresha. Bivuze ko ino CBDC banki nkuru igiye kugikoresha izaza ifite agaciro nk'akamafaranga yandi twe dufite. CBDC ishobora gukurikiranwa buri gikorwa cyose, transaction iyo ari yo yose. Ryizwewe nk'ifaranga rikoreshwa kandi ntago riminingwa. Babandi bajyaga bamininga cryptocurrency, kubazi cryptocurrency ntago riminingwa. Kumininga ni kwa kundi bagenda batapinga cyangwa se baricukura. Ibyiza bya CBDC: kongera uburyo bworoshye bwo kwishyurana, digital payment, kurwanya ruswa no kunyereza amafaranga kuko byose bigaragara kuri system. Byafasha abantu batagira konti muri banki kubona serivisi z'imari. Abantu batagiraga konti muri banki, serivisi z'imari nabo bazabasha kuzigeraho, bitewe nuko hari historique y'amafaranga wagiye ukoresha ugura ibintu, wishyurwa. Iyo muvoma yose ishobora kuba yagufasha kuba wabona nawe n'inguzanyo. Igenzura ry'ubukungu: leta iba ifite ubushobozi bwo gucunga ubukungu neza.
aka niko kamaro ka CBDC. Ariko ikintu cyose kije kiba gifite ibyiza n'ibibi. CBDC dore ibibi byayo: igenzura rikabije. Leta ishobora gukurikirana buri transaction yose yabayeho, buri muntu bakamenya uko yinjiza nuko asohora amafaranga. Babandi bajya banyereza imitungo ahangaha nta bwisanzure bagira. Ikindi kintu kibi cy'iyi CBDC nuko leta ishobora guhagarika amafaranga y'umuturage kubera impamvu runaka za politiki. Waba afite uko atabanye neza na guverinoma yo muri icyo gihugu, amafaranga yashobora guhita ahagarikwa yose, wa mutungo wawe wose. Reka turebe ku byiza bya cryptocurrency. Ibyiza bya cryptocurrency: iyo ubwisanzure umuntu aba bufite, nta muntu uyobora cyangwa se wigenzura transaction ya cryptocurrency. Ababizi bazi za Bitcoin, za Pi Network, za Ethereum, za Dogecoin n'izindi nyinshi. Ikindi, cryptocurrency nkuko yitwa crypto ni secret, ibintu by'ibanga. Amafaranga bari mu ibanga, guverinoma itabasha kumenya. Ni amafaranga abahishwe, nta muntu n'umwe ushobora kuyagiraho access keretse wowe nyiri umutungo. Kandi ikiza cya cryptocurrency ni ihererekanya ryihuse mpuzamahanga ryambukiranya imigabane. Nka Bitcoin na crypto nyinshi ntizishobora gucapwa, bituma zidatakaza agaciro vuba. Ibibi bya cryptocurrency: y'amafaranga ahishwe atanemerwa na za leta. Twibukiranye ko CBDC ikora byinshi bijya kumera nk'ibya cryptocurrency, ariko ntago hari aho bitandukaniye. Cryptocurrency arahishwe, nta muntu yagenzura, ariko CBDC igenzurwa na banki nkuru y'igihugu. Ibibi bya cryptocurrency: ikoreshwa mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubujura n'ubucuruzi butemewe. Agaciro ka cryptocurrency kagenda gahindagurika buri kanya, volatility biri hejuru. Nta bujurire cyangwa se ubwishingizi. Iyo utakaje crypto yawe uba wayitakaje burundu. Ntago ushobora kuvuga ngo ndibeshye nohereje crypto yanjye kuri address itariyo nimuyansubize. Oya, ibyo nta bihari. Rimwe na rimwe leta ntiyemeza ikoreshwa ryayo. Akenshi ama cryptocurrency menshi ntago yemewe mu maleta menshi. Umwanzuro rero wo kuri CBDC na cryptocurrency: CBDC irashaka kuzanira abaturage ifaranga rya digital rigenzurwa kandi ryizewe na leta. Cryptocurrency ni ubwisanzure ku isoko, ariko ishobora kwifashishwa n'abantu mu bintu bibi cyangwa bigoye kugenzura. Reka turebere hamwe ngo kuki abantu babitinya. Ari abantu bagize impungenge kubera kubura ubwisanzure ku mikorere y'amafaranga. Kwigaragaza kw'ikoranabuhanga rikomeye mu buzima bwa muntu. Imirongo ya Bibiliya nk'iyo dusanga mu byahishuwe ibice 13 ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17 ituma bose bahabwa ikimenyetso kugira ngo hatagira ushobora kugura cyangwa kugurisha keretse ufite icyo kimenyetso. Aha abantu benshi bahita babihuza na CBDC, ariko se koko nibyo? CBDC ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni uburyo bwo kwitandukanya n'Imana, si ikoranabuhanga ubwaryo. Hari ikoranabuhanga ryiza kandi rifasha abantu. Ikibazo kiba uburyo rikoreshwa n'umutima w'abarikoresha. CBDC cyangwa se cryptocurrency, amafaranga yo mu ikoranabuhanga, ntago ari ikimenyetso cy'inyamaswa, nubwo isi aho yerekeza amafaranga afatika cash azagera hagacika, abantu bakabura ubwisanzure ku mutungo wabo kuko uzaba ugenzurwa na za guverinoma zitandukanye. Wenda bishobora kuzaba imwe mu nzira yerekeza abantu, cyangwa se bikaba imwe mu ntwaro yakifashishwa abantu babahatira kwinjira muri systeme wenda yo guhakana Imana, bati kora ibi ngibi cyangwa se umutungo wawe tuwuhagarike. Ariko ibi ngibi ntago ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ni ikoranabuhanga rije rifasha za guverinoma gukontorora umutungo w'umuntu. Ku bantu bashaka ubwisanzure ngo bamenye ibyabo, bamenye ayo binjije n'ayo basohoye, leta itabimenye byose, ahaho umunsi byamaze gushyirwa mu bikorwa byose ntago byakorohera. Gusa CBDC
ntabwo ije guca amafaranga burundu afatika, cyakora imaze gusakara mu baturage yafatishije hose, byaramenyerewe byarabaye ubuzima, kuko leta yaba itagisohora n'amafaranga yo gucapa andi mafaranga, bishobora kurangira amafaranga afatika avuyeho, CBDC igasimbura amafaranga afatika, bikarangira twinjiye mu isi y'ubukungu bw'amafaranga y'ikoranabuhanga. Imana ikomeze ibarinde, kandi ndabakangurira nanabashishikariza kwitabira ikoranabuhanga, kuko isi ya none turimo niyo tuganamo, n'ikoranabuhanga gusa rizasigara rikora. Njyewe wabateguriye nkanabagezaho ikiganiro nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Sam Start kuri social media platforms zanjye zose. Ikaze mu isi nshya ya digital currency. Imana ibarinde.